data bakristo bavandimwe aho muri hose turabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, abari mu Rwanda, abari mu Burundi, abari muri Kongo, abari muri Uganda, abari muri Zambia, abari muri Mozambique, dufite inshuti hakurya mu bihugu by'Ububirigi, aho ni mu Burayi, dufite inshuti muri Amerika, dufite inshuti muri Australia, kandi tuzagira n'inshuti hirya no hino mu bihugu byose n'ibyo tutavuze. Aho muherereye hose rero abarimo bashobora kutwumva vuba cyangwa bazatwumva mu bindi bihe biri imbere, mwese turabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi tubahaye ikaze hano muri community yacu, hano kuri YouTube yacu tujya cyangwa yanyu tujya tuvugaho ubutumwa bwiza cyangwa se ijambo ry'Imana, kugira ngo turusheho kubakana, kuko ijambo ry'Imana ribidutegeka. Tukaba rero tugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana dusoma hano mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 7 tuhera ku murongo wa 13. Aravuga ngo umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba agikoraho, abacikoreye barahagarara, ati muhungu, ndagutegetse byuka. Wari upfuye arabaduka, atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Bose baterwa n'ubwoba, bahimbaza Imana bati umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe, kandi bati Imana igendereye ubwoko bwayo. Iyo nkuru y'ibyo yakoze yamamara i Yudaya hose no mu gihugu cyose gihereranye naho. Imana idufashe. Ni ijambo ngira ngo dusome, ni ijambo ngira ngo tuganireho mu mwanya utarambiranye nk'uko bisanzwe, kandi turizera ko umwuka wera adushoboza, umwuka wera abasobanurira, kuko niwe mwigisha uruta uko twe twaba twashobora icyo twashobora gukora cyose. Ndagira ngo rero tuganire kuri ijambo rivuga ngo ni uguhura na Yesu. Guhura na Yesu mu buzima bw'umuntu wese, cyane cyane uko Imana igenda yongerera umuntu igihe cyo kurama, ni nako umuntu agenda ahura n'abantu benshi mu buzima batandukanye. Icyakora uku guhura tuvuga ntabwo ari uguhurira mu muhanda ngo umwe atambuke udatambuke uko bigenda, ahubwo ni ba bantu duhura nabo mu mibereho yacu, tugakurana, tukigana mu mashuri, cyangwa se tugakorana, cyangwa se tukagira ahantu duhurira, aho dusengera, tukamarana igihe kinini, ku buryo hari ibintu byo mu buzima bwabo, imibereho bijyanye n'imyifatire, imico yabo bijya birangira natwe twamaze guhinduka nkabo, kuvuga nkabo, kugenda nkabo. Yewe habe no kubigishwa ba Yesu bivugwa ko babise abakristo kubera ko abantu bari bazi ko babanaga nawe, bakabona bakora nkawe, bavuga nk'ibyo yavugaga, bakora nk'ibyo yakoraga, bigatuma bitaba Kristo. Natwe mu mibereho yacu ya buri gihe hari abantu duhura nabo, kandi akenshi inshuro nyinshi bijya birangira abo bantu twamaze kwadopta ibintu bimwe mu buzima bwabo, tukabihindura ibyacu, cyane cyane ibintu bijyanye n'imyifatire cyangwa se karagiteri zabo. Ndagira ngo rero tuvuge ku bintu bijya bigaragara ku muntu wahuye na Yesu, ku buryo nabo bahuye nyuma bamenya koko ko uwo muntu yahuye na Yesu, kabone naho ubwo atabibabwira, ariko ibintu abantu bashobora kukubonaho ubwabo, bakavuga bati koko kweri uriya mukobwa, uriya musore, uriya mugabo yahuye na Yesu, bitewe nuko abantu bari bakuzi. Ijambo rya mbere Bibiliya yatubwiye ngo uwari upfuye yarazutse. Bibiliya iduhishurira ko ubuzima butarimo agakiza butabaho. Nta buzima butariho agakiza bubaho. Iyo umuntu nta Yesu, nta buzima. Abaroma 5:17 haravuga ngo kuko igicumuro cy'umwe cyateye ko urupfu rwimikwa n'umwe,
ni nako abahawe ubuntu basesekaye n'impano yo gukiranuka bazarushaho kwimika ubugingo n'umwe ari we Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Bibiliya itubwira neza ko urupfu rwazanywe no kutumvira Imana igihe cya Adamu amaze gucumura, ariko ko ubugingo bw'iteka bwazanywe na Kristo ku musaraba igihe Yesu yazaga akemera guca bugufi gupfira ibyaha byacu. Erega icyaha cyinjiriye ku giti muri Edeni igihe basoromaga bakarya, kandi agakiza kabonekeye ku giti i Goligota ubwo Yesu yajyaga ku musaraba akabambwa mu cyimbo cyacu, hanyuma agakuraho urupfu rw'iteka ku bamwizeye. Urupfu rw'iteka rwavuyeho Yesu yararurangije. Niyo mpamvu umwakiriye aba yakiriye ubugingo bw'iteka. Umuntu wese uhuye na Yesu akemera guhura nawe aba ahuye n'ubugingo, aba ahuye n'Imana bundi bushya, aba Imana ibigarutse mu buzima bwe. Bibiliya itubwira ko ubwo Yesu yazaga mu isi ngo humvikanye indirimbo mu butumwa bwiza bwa Luka, ngo humvikanye indirimbo z'abamarayika bavuga ngo icyubahiro mu ijuru kibi cy'Imana, mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Bigaragara ngo kiriya gihe cyo kuza kwa Yesu mu isi cyari igihe cyo kongera Imana kugaruka kuba mu bantu, kuko Yesu muribuka marayika yabwiye Mariya ngo uzabyara umwana uzamwita Emmanuel, bisobanura ngo ni Imana mu bantu. Umuntu rero utarahura na Yesu aba apfuye. Muri make hariho abantu benshi cyane mu isi tubona bagenda bakora bubashywe ariko bapfuye, bagenda bapfuye kuko nta Yesu mu buzima bwabo. Nta buzima buhari, harimo urupfu. Imana ishimwe cyane. Yesu yaje, ijambo rya mbere habaho kuzuka cyangwa se kongera kuba icyaremwe gishya, kongera kuba mu ishusho y'Imana. Imana idufashe cyane. Ijambo rya kabiri, kuzuka bizana ibyishimo bitari ku wazutse gusa, ahubwo no ku muryango we, kuri community. Kuvuga ngo iyo uhuye na Yesu haba ibyishimo biraza, ibyishimo biraboneka, imbyino ziraza, agahinda karashira. Bibiliya yatubwiye ngo abari bikoreye uriya murambo bagiye kuwushyingura ngo bahabonetse ibyishimo, abantu barishima, baravuga ati tumenye ko noneho hari umuhanuzi. Baranezerwa. Umubyeyi we ngo yarariraga cyane. Bibiliya itubwira ko uyu mubyeyi yari umupfakazi, ntabwo itubwira umubare w'abana yari afite. Bishobora kuba ari uriya wenyine yari afite, kandi nubwo itatubwira umubare nyine w'abana yari afite, ashobora kuba ari we wenyine yari afite gusa, cyangwa se nimba yari afite n'abandi, ariko yari umupfakazi. Uriya niwe yari afite, wamwitagaho, wamubeshagaho, ariko nicyo kigaragaza amarira menshi yari afite uriya munsi arimo arira. Ariko Yesu aje, amarira arashira, haba ibyishimo, haba umunezero. Yesu naza mu buzima bwawe, umunezero uzaboneka, ibyishimo bizaboneka, kandi si muri wowe gusa, no mu muryango wawe n'ababyeyi bawe n'inshuti zawe. Abantu bose bazanezerwa kubera yuko uhindutse, ubaye icyaremwe gishya, kubera ko Yesu yinjiye, Yesu aje mu mibereho yawe. Kandi ibyo ngibyo byatumye ngo abantu bose bahimbaza Imana. Bivuga ngo ijambo rya gatatu, ngo abantu bose bahimbaje Imana. Iyo Yesu wemeye guhura na Yesu, abantu bose bahimbaza Imana, uretse nawe ubwawe, ariko n'abandi bose bahimbaza Imana. Umurongo wa 16 biravuga ngo uretse no kuba ari wowe bigirira umumaro guhura na Yesu, n'abandi
bibagira umumaro kuko bituma bahimbaza Imana kubw'ubuzima bwawe. Urumva rero ko Yesu akeneye guhura nawe kugira ngo bimufashe no guhura n'abandi, mu bana, abo muturanye, abo mukorana. Kimwe nuko uyu musore uyu musore wari ukiri mutoya, urupfu rwe, kuzuka kwe kwatumye abandi bantu, niko kwabaye umuvugabutumwa. Uru rupfu rwabaye umuvugabutumwa, uku kuzuka kwabaye umuvugabutumwa, bituma abandi bantu bamenya ngo hano hari umuhanuzi. Yesu akeneye kunyura muri wowe. Yesu akeneye guhura nawe uyu munsi. Yesu aragukeneye uyu munsi kugira ngo abakuzengurutse, abo barimo barira, abo ngabo bari mu mwijima, abo ngabo musangira inzoga, abo musangira ibibi byose, kugira ngo bamenye yuko hariho Imana, hari umuhanuzi, hariho ijambo ry'Imana rikiza. Emera uhure na Yesu uyu munsi yaguhindure kugira ngo abashe no guhindura abo bose bakuzengurutse. Ijambo rya nyuma nabyo utari butinde, uzahinduka umuntu w'ikimenywa bose. Niwemera guhura na Yesu uzahinduka ikimenywa bose. Mu ndimi z'iki gihe uzaba famous. Abantu bifuza kuba abantu b'ibirangirire, abantu bazwi, abantu bavugwa, ku buryo hari n'abantu bajya bifuza rwose akavuga ati wenda nuwangira umuntu runaka, wenda umuririmbyi, cyangwa se wenda umunsi umwe gusa isi yose ikamenya. Hari umuntu umwe w'inshuti yanjye kera twigeze tuganira, arambwira ati yari umunyamakuru kuri radiyo y'igihugu kimwe, ushaka kuvuga byinshi. Noneho arambwira ati uwangira perezida umunsi umwe gusa, hanyuma mu gitondo nkarahira 3:00, byageza nimugoroba wenda bakanyica. Ati ariko byaba bimpagije kuko isi yose yazamumenya, amateka yose yaba yandikishije amateka, n'abana be bazavuga bati n'abana wahoze ari perezida. Ariko ibaze umunsi umwe gusa. Bibiliya yatubwiye ngo uyu musore inkuru ye yaramenyekanye ngo mu gihugu cy'Yudaya, ngo no mu gihugu cyo hafi aho ngaho. Kandi si aho ngaho gusa, biterwa n'igihe iyi nkuru ye yandikiwe. Uwayandika uyu munsi ntabwo yavuga ko uwo muntu yamenyekanye Yudaya gusa no hafi yaho, ahubwo yamenyekanye ku isi hose. Niyo mpamvu n'uyu munsi turimo tuyiganiraho. Niba niwemera kwakira Yesu Kristo uyu munsi nk'umwami n'umukiza wawe, ukemera guhura nawe mu buzima bwawe, ndagira ngo nkubwire inkuru yawe uzamenyekana, uzaba umuntu uzavugwa. Kandi si mu isi gusa, ntabwo ari mu isi gusa, ahubwo no mu ijuru bazakumenya. Kandi ibyo nibyo bifite akamaro gakomeye cyane, kubera ko mu isi ushobora kuba famous, ushobora kuba ikirangirire, ushobora kuba umuntu ukomeye. Barahari benshi babayeho muri ubwo buzima kandi bakamenywa n'isi yose, bakaba abakinnyi b'amafilime bakomeye, bakaba abakinnyi b'imipira bakomeye, bakakiba abantu b'abategetsi b'abanyapolitiki cyangwa abami, abategetsi bakomeye mu mami yagiye abaho. Ubu bapfuye batariho, bavugwa gusa mu mateka. Ariko ndagira ngo nkubwire, nuwemera guhura na Yesu, amateka yawe arandikwa mu isi ndetse no mu ijuru bakwandikeyo. Nta kintu byamarira umuntu nawe yamenyekana mu isi hose, ariko yapfa akabura ubugingo bw'iteka. Imana idufashe. Bibiliya niko itubwira, iravuga ngo byamarira iki umuntu nawe yatunga iby'isi byose, ariko yapfa akabura ubugingo bw'iteka. Muribuka inkuru y'abakobwa 10 ngo bamwe bari abanyabwenge, abandi bari abapfu. Nuko ngo bagiye bose mu bukwe, ariko igihe kigeze, kubera ko ngo 5 bari abapfu, ngo amatabaza yabo aza gushiramo amavuta, bituma batangira gusabiriza. Ariko abandi barabahakanira, ngo arabwira ati mujye kwigurira. Bagenda bagiye kugura, bagasanga urugi rwafunzwe, ngo batangira gusakuza bavuga ngo nimudukingure. Ariko arabwira ati ntabwo tubazi, ntitugeze no kubamenya. Maze ngo haboneka umubabaro,
haboneka kuboroga, bigaragaza ngo kumenyekana mu isi gusa nta kintu bimaze, kubera ko ubuzima bwa hano mu isi ni ubuzima bugufi cyane, ni ubuzima Bibiliya iravuga ngo abantu nibarama bazageza kuri 70, ariko hari n'abatayigezaho. Imana idufashe. Ariko iyo wakiriye wemeye guhura na Yesu, ubuzima bwawe bwose niyo warangiza ubwa hano mu isi, uzajya kubana n'Imana mu ijuru, aho indwara zitazagera, aho urupfu rutazakandagira, aho intambara zitazaba, aho abantu bazahora banezerewe imbere y'Imana, bahimbaza Imana. Imana idufashe, Imana itugire neza bene data, kugira ngo wemere uyu munsi uhure na Yesu, kandi si uguhura nawe gusa, namwemerere ahindure ubuzima bwawe, akuzure, kandi namara kukuzura nk'uko tumaze kuyibona, namara kukuzura imibereho yawe ihinduke, kugira ngo uheshe Imana icyubahiro. Abantu bose bavuge bati koko umuhanuzi, ijambo ry'Imana rifite imbaraga, ijambo ry'Imana rirakomeye. Abantu bahimbaza Imana ku bwawe. Kandi cya gatatu, abantu bashobore guhimbaza Imana nk'uko tumaze kwivuga. Ikindi, inkuru zawe zamamare, zigere hose, bavuga ati koko tumenye ko Imana igira neza, runaka Imana yamukoreye ibitangaza. Imana idufashe. Turarangije muri uyu mwanya, tugiye gusenga Imana, ariko wemere uhure na Yesu uyu munsi, aguhindure icyaremwe gishya, aguhindure umwana w'Imana, ubashe kwera imbuto, ubashe guhinduka mu izina rya Yesu Kristo. Hari abatekereza ko kuba mu idini cyangwa se gukorerwa imihango y'idini, umuntu akabatizwa, umuntu akagira ibindi akorerwa mu rusengero cyangwa mu idini, ibyo ngibyo bihagije. Ariko ntabwo bihagije. Ikintu gifite cyangombwa ni uguhura na Yesu, ukamwakira, akinjira mu buzima bwawe, akaguhindura icyaremwe gishya, ugahinduka umwana w'Imana. Bibiliya itubwira ngo numara kumwakira nk'umwami n'umukiza wawe, uzamuhamiriza mu bandi, kandi icyo gihe ngo uzaba wakiriye ubwami bw'Imana no gukiranuka. Ngo nibwo n'ibindi byose, ibyo abantu bifuza, ibyo muri ubu buzima, ibyo abantu bashaka, ibyo kurya n'ibyo kunywa, ibyo kwambara, ibyo kutubeshaho mu buzima busanzwe, ibyo ngibyo iyo wakiriye Yesu nabyo ubu byakiriye. Kuko Yesu ni umwami w'abami. Aho umwami w'abami ari, ntabwo haba inzara. Aho umwami w'abami ari, ntabwo haba ubujiji. Habaho, kuko biravuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha no kujijuka. Iyo wakiriye Yesu, iyo migisha yose, amashuri araboneka, ibyo kurya biraboneka, imyambaro iraboneka, ibintu byose, icyubahiro kiraza. Abantu bazakubaha kubera ko wakiriye Yesu, kubera ko utandukanye n'abandi basore, kubera ko utandukanye n'abandi bagabo, kubera ko utandukanye n'abandi bagore n'abandi bakobwa. Isi uyu munsi ikeneye abantu bahuye na Yesu, kugira ngo bakore itandukaniro, mu gihe abandi bantu uyu munsi, abakobwa bari mu mwijima, bavuga ibidafite umumaro. Ariko isi ikeneye abakobwa bahuye na Yesu, bavuga Yesu, kandi bazana umucyo, bazana ubugingo, bazana inkuru nziza z'ibyishimo. Mu gihe abantu bihebye, abantu biyahura, abantu biyambura ubuzima kubera ubwihebe bukabije buri mu isi, kubera kwiganyira, kubera gutakaza ibyiringiro abantu benshi bafite. Isi ikeneye abakobwa n'abasore, ikeneye abagabo n'abagore bahuye na Yesu, kugira ngo bazane ibyishimo, bazane amahoro, bazane umunezero, bazane agakiza, bazane inkuru z'ibyiza. Imana ishimwe. Reka dusenge Imana. Nimba wemeye guhura na Yesu muri uyu mwanya, ukaba wumva ari ngombwa, ukaba wumvira ijambo aricyo rikubwiye, emera, hanyuma dufatanye muri iri sengesho, hanyuma uhure na Yesu, ubuzima bwawe buzahinduka. Ntabwo uzongera kumera nk'uko uriho. Yesu azazana impinduka zikomeye mu buzima bwawe. Uzahinduka umwana w'Imana, uzahinduka icyaremwe gishya, kandi n'imigisha nayo muri Yesu uzayibona. Muri Yesu nta bukene buhari, muri Yesu nta ndwara, muri Yesu nta ibintu byose, muri Yesu
bizashoboka. Yesu azakugira neza, azakubera byose. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu dusengeye umuntu wese wumvishije ijambo ryawe aho aherereye, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, icyifuzo afite, ikibazo afite, intambara afite, mbere na mbere turasengera umutima we kugira ngo ubohoke, uve mu mwijima, uve mu maganya, uve mu rupfu, ujye mu bugingo bw'iteka, uve mu businzi, uve mu busambanyi, uve mu bujura, uve mu bugomo ubwo ari bwo bwose, uve mu mwijima uwo ari wo wose, mu izina rya Yesu, maze umucyo w'Imana winjire mu buzima bwe. Mu izina rya Yesu, muri uyu mwanya ukuboko kwawe gukomeye kumubature, kubature umuntu wese uri mu mwijima wemeye guhura nawe uyu munsi kugira ngo abe icyaremwe gishya. Urakoze Mana, kandi umuha umugisha wemera kukwakira, umuha umugisha, umusure, umuha amahoro, umuha ibyishimo, umuhe kunezerwa mu izina rya Yesu, kandi izina rye ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze kukugira neza, kandi imigisha yose iyo wavuze mu ijambo ryawe imuzeho, uhereye mu gitondo kugeza nimugoroba, ndetse no mu ijoro, iminsi yo kubaho kose y'ubuzima bwashigaje mu isi. Urakoze kubyumvishije mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaho umugisha. Turarangije bene data. Nk'uko bisanzwe rero, iyo dusoza dukunda kubasaba iyi nkunga ngo mudushyigikire, mudukorere subscribe kugira ngo mbere na mbere ubutumwa nitangira ku ikiganiro mujye mubimenya. Ikindi cya kabiri, iyo mukoze subscribe muba muduteye inkunga kugira ngo iyi community yacu kure tubashe kugira n'ubushobozi bwo kugura ibikoresho. Ubu murabona ko turakoresha ama audio, ariko dukeneye no kugira video tukagaragara, tukavuga mutureba, nabyo birakenewe. Rero iyo mudukora subscribe, mugakora share, mugakora na comment, muba muduteye inkunga kugira ngo tubashe guteza imbere iyi community cyangwa se iyi YouTube channel yacu, kugira ngo tugere ku bikorwa nyabikorwa. Imana irebaho umugisha. Turabashimiye, kandi dushimiye na Korali Rehobote yo muri ADEPR ya Remera mu Rwanda, mu mujyi wa Kigali. Tujya twifashisha indirimbo zabo mu biganiro byacu dukora. Nabo Imana ibaho umugisha. Mukeneye izi ndirimbo mwasanga kuri YouTube, zirahari nyinshi, kandi zirimo amavuta y'Imana, kugira ngo mwumvire indirimbo zabo, nazo zizabafasha. Imana irebaho umugisha mu izina rya Yesu, amen.